ntisaruzanga guhanwa ushaka kwanga ukinangira umutima ati ntabwo mbyumva simbyumva ukinangira umutima ariko wakinangira umutima ariko n'ubundi Imana nireke kuguhana ko yambwiye ngo nzabahana nibanga ariko irambwira ngo ubutumwa buzagira umumaro abantu benshi niko yambwiye nanone ngo bazabutega amatwi bakabwumvira buzabagira umumaro kuko bugiye kurinda irambwira hari amuce za Gikongoro niho nabaga irambwira ati abacengezi bazatera ahantu imaze kubimbwira nafashe ibihe ndasenga pe senga amasengesho menshi irambwira ngo umwana wanjye mbikuyeho nzakwereka ikimenyetso kandi koko barahateye ngo nabo nagire neza ibintu ari gukora niba Imana kugejeje muri Amerika ikagugeza i Burayi ikakugirira neza ugomba gushima Imana. Ikiye nicyo gushima Imana ntabwo ari igihe cyo kujya kwisha ngo ugambanira igihugu cyangwa ugambanira umuyobozi w'igihugu. Imana yambwiye ngo intambara ikomeye ituse mu Bushinwa shaka kwashyira intwaro hasi kuko Imana yarambwiye nta uriya mitwe yose ntabwo izigera itsinda. Ni ukuri pe yarambwiye mfite amakuru buri bose ngiye mfite amakuru yabo ntabwo azatsinda. Noneho abo twasenganaga ndababwira barambwira ati niwe ugomba no kubisengera njya mu nzu nkajya senga nkajya mu misozi ngiye nagendaga rwihishwa nkagenda gasenga ndasenga mbwira Imana ndashaka ko uhagarika iki cyorezo. Irambwira ngo Igihugu nzana Perezida wa Repubulika irambwira ngo ndatangira gusuhuza cyane dukurikiye muri aka kanya turi mu mujyi wa Kigali Remera mu Rwanda rwa Gasabo u Rwanda rwizi ngo byiyaduhetse nitwa BKM cyangwa se kwa kundi mukunda kumpamagara BKM wa Yesu. Turi kuri Evangélisez le Monde TV hari abantu badukurikiye bari mu gihugu cy'u Rwanda birumvikana reka bari tubanza gusuhuza abantu bari burasirazuba iburengera bwaryo mu majyepfo ndetse no mu majyaruguru n'abandi mwese mukwiye kino kigano muri bihugu duturanye Burundi ndabizi ko mudukurikira hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Tanzania, Uganda, Kenya n'ahandi hose ururimi rw'ikinyarwanda rubasha kugera twambuke tujye hirya Afrika tugere i Burayi muri Europe muri Canada muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi mwese mudukurikira cyane cyane abantu baherereye mu mujyi wa Strasbourg ni Lyon ni Lille ni Paris tukaza hano muri Belgique aho hose n'ahantu mbazi neza ko dufite abantu bashyizeho urushinge bahoza amaso kuri Evangélisez le Monde TV bareba ibyo twabazaniye. Ndi kumwe n'umumama hano rero tugiye kubana muri iki kiganiro cyangwa se umukobwa ushobora kuza kumwita umumama ari umukobwa inkizi kambona cyangwa nkabuza umuntu wari ufite gahunda yo gutambutsa yerekwa ugasanga ndaryishe. Uraho neza mwe mushiki wanjye umeze neza? Umeze neza. Ninde tugiye kubana muri iki kiganiro uraza kuvuga cyane? Nitwa Tuyizere Maria ndi umukobwa ndi umunyamasengesho ndi umuvuga butumwa nkora umurimo w'Imana mvuka mu karere ka Nyamagabe umurenge wa Tari. Yumva ko naringiye gupfobya nari nkwitse umumama I'm sorry. Amakuru ni meza. Amazina watwibwiye harya? Nabibwiye. Urakoze cyane. Turaguhaye ikaze kuri Evangélisez le Monde TV kuri iyi televiziyo yivuga butumwa. Urakoze nani? Uri umukristo se wakijwe ryari ubundi usengera? Usengera muri ADPR. No umukristo mu itorero rya ADPR tugiye kuganira arya izina ni Chantal Tuyizere. Nese ufite izina rimwe? Marie Tuyizere. Okay, urakoze cyane. Aha ni Marie Tuyizere niwe tugiye kubana muri iki kiganiro muri aka kanya ni ikiganiro cya message cyangwa se ikiganiro cy'ubutumwa yambwiye ati BKM ibintu mfite nshaka kuvuga singiye gukomeza kubigumana oya Imana ntigiye kunyica inziza kutayumvira. Butumwa rerazanye no butumwa bureba abantu bose by'umwarika abanyarwanda cyangwa se abantu basha kumva ururimi rw'ikinyarwanda n'undi wese bureba ushobora kuza gukorwaho n'iki kiganiro. Rero intumwa ntiyicwa navuze ngo reka muhe mikrofone atambutse iby'Imana kuko buriya igihe cyari kugira ngo abivuge nubwo amaze igihe kinini abiryamanye atabivuga ariko twaganira ni box mu gikari arambwira ngo ubutumwa ubumara igihe kinganutse. Ubutumwa harimo maze imyaka 10
harimo n'ubwavuba muri aya mezi nko guhera nko mu kwa mbere nubwo muri corona ni bwishi bigiye buvangavanze ndagenda mbabwira ko butandukanye ko wabubitse igihe kinini se nagumizaga nyine ngawusengera hari byo nasengeraga nkabona bivuyeho numva ntabwo ari ngombwa kwibwira abantu umunyamasengesho ameze nk'umusirikare uri ku rugamba no guhora umuntu ari maso Imana ikubwiye ikintu kumva ni kibi ugomba kugisengera si ngombwa ngo kibwira abantu kereka yivuze guhaguruka uvuge niho uvuga ngiye mvuga yivuze itavuze simvuga ndaceceka nese byuje kuvuga ubu warabisengeye byo ntibyavaho hari ibyo nasengeye bivaho hari n'ibyo yambwiye ngo genda ubibwira abantu ubibabwire nibatihana kuko nzabahana yego okay uje kuvuga ibyo yakubwiye noneho yo ikakubwira ngo ibi byo wibisengera ahubwo bitangaza nayinginze ntireka senga nko nasengeye ibindi bikagenda bivuga ko nagiye mbona ibimenyetso byavuyeho irambwira ngo ntabwo bishoboka genda uvuge niwe ntoranyije genda ubivuge yego niyo mpamvu uje uyu muntu tugiye kuganira umuntu tutureba ashobora kubanza kwibaza ni muntu ki yavukiye hese gatoya cyane kugira ngo abantu banze bakumenye wenda nko minota 3 ubundi uri muntu ki inkuru y'ubuzima bwawe ni yihe fasha ubundi aho navukiye nababwiye ko navukiye mu karere ka Nyamagabe kera yari mudasomwa ubu ni Nyamagabe umurenge wa Tari niho navukiye ariko ntabwo ari igisekuru cyanjye gikomoka nukuvuga ngo ababyeyi bahaje kera ariko dukurira aho nge niho navukiye ubwo niho niti wacu ariko si kavukire ubwo navutse mu bana batandatu nayumvishe mu bana 7 nta kibazo mu bana 7 twavutse turabana 7 mvuka ku mugore wa kabiri abana 7 ubu tusigaye turi 5 hapfuye 2 ariko mbere yaho nihuse nukuvuga ngo papa yari yashatse abagore 2 abagore yashatse 2 nge n'umwana wa kabiri mu bana wa 3 abyara abana 12 ku mugore wa mbere ku mugore wa kabiri ariwe mama amubyara abana 6 aba 7 sorry ko kuba wa mbere yapfuye aragahinja niyo mpamvu ngurakumenye ariko yabayeho nta kibazo ubwo amaze mama yicwa na jenoside akora abatutsi 1994 ubwo muri abo bana mu bana ba data hasigaye nk'abana bageze mu 8 babiri nabo bishwe muri jenoside akora abatutsi ariko mbere yaho nukuvuga ngo papa yabaga i Burundi kera ariko agaruka mu Rwanda aza kugaruka mu Rwanda ubwo yambyaye ngewe abakuru bavukiye i Burundi ninge twe twavukiye mu Rwanda b'umugore wa kabiri kuko aje muri za 80 hafi na 5 ni muri aho ngaho sinjya nkunda kubimenya ko nari muto cyane ariko papa nawe yitabye Imana ntabwo ariho ubwo mu buzima busanzwe bakuru banjye baje gushaka sigara mu rugo ndera abana ndera barumuna banjye bakajya kwiga nanjye nkasigara mu rugo ndabarera baza gukura ubu bose barakuze cyese umwe witabye Imana muri uno mwaka ushize nawe yarabyaye nka 3 ariko ngenda cyari umukobwa nyabwe ko ndi umunyamasengesho nkaba n'umuvuga butumwa ubwo rero nakomeje gusenga Imana ndi gusenga sengera igihugu nk'uko Imana yanegetse gusengera igihugu nayisanzwe gusengera igihugu muri iyi myaka ishize imyaka nk'icumi ishize niho nagiye kubona mbona 10 hashize nk'imyaka 10 ugereranisha njya kubona ngiye kubona mbona ndi gusengera igihugu mpagarika ibintu najyaga numva bibi cyane Imana irambwira ngo reka ngo iyo ntambara uhagarika gusengera uhagarika ngo nabantu bayisaba ngo nyisabwa n'abantu bayinyaka harimo n'abanyarwanda bayaka Imana irambwira ngo abanyarwanda banyaka intambara nibagumiza kuyinyaka ngo kandi ngo nuriya banga izanishushanya kuba perezida wa repubulika niba ari winyereka ngo nuriya banga ngo niwe banga niyo mpamvu banyaka intambara Imana irambwira ngo ntabwo intambara ngo sishaka kujya guteza intambara muri iki gihugu ngo iyi ntambara banyaka ngo kubera urwango bamwanga ngo ntabwo ngo ahubwo nzabahana nagumiza kuyinyaka ngo banzana ibirego byinshi bamundegera byinshi cyane ngo kandi bamubeshyera Imana irambwira ngo baramubeshyera ngo abeshyerwa ibintu byinshi Imana irambwira ngo ni byinshi cyane abeshyerwa ko niyagiye imbwira ibyo ari byo kwambwe ngo ni byinshi irambwira ngo ntabwo ari umugome
ngo nkuko bavuga ngo n'umugome ntabwo ari umugome ngo ariko nibakomeza kuza kubimbwira mbona ikiganza cy'umumarayika kibengerana cyavagamo nkano kikageraho mbona giza cyo ngo ntabwo ngo nzabahana ngo yankuriye abantu mu musarane ngo bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi 1994 ngo akura mu musarane ngo kandi yita no ku bantu bashaje nibyo Imana yambwiye ngo yafashije abantu bashaje ngo arabamenya ngo none kubw'icyo n'umutima uciye bugufi ngo yageze ku bantu bakuze ngo aca bugufi cyane ngo byankoze ku mutima ni kwiteka yambwiye ngo none rero ngo nibakomeza nzabateza icyago nabonaga ari icyago gikomeye cyane nzakibateza ko nabo giye kubona mbona kigeze mu Rwanda hose na hamwe gisigaje mbona ni icyago cyamaza abantu gikomeye kigihana ngo kunyaka ibyo bintu bakaza imbere yanjye ngo banyaka intambara ngo bagumza musengera n'ibintu bibi Imana mbwe ngo baranamuvuma n'ibitutsi byinshi n'imvumo bamuvuma n'ibirego bamurega Imana mbwe nta na kimwe ijya yumva ngo hubwo izafata inkoni bakubitisha icyo cyago iki cyago nkibonye ngira ubwoba irakinyereka gikurikirwa n'inzara ikomeye cyane yageze ku muntu wari we wese yabukomeye ari wohereje nta wavuga ngo inzara ikomeye nta mukire abantu bose barareshya cyabagezaho abarokose icyo cyago inzara ibageza kure ngiye kubona mbona atambutse yari kumwe n'abantu bameze nk'abamuherekeje atambutse asuye buri ntara yose yari isuye y'u Rwanda kuko hose byarahageze agenda abasura ariko abasuye bamubona nyine bagahita nka kwa kundi umwana ageze imbere y'umubyeyi bagahita barira akavuga ati nimuhumure kandi muceceke ndaje nge batumirize bibatunga agiye kubona mbona hamagaje umuceri tuse mu mahanga niwe watuse nabwo avuye mu Rwanda yego umuceri uturutse kure uraje ubwo ni Pakistan nabonaga ari Pakistan umuceri mwiza muremure naga Tanzania wari umuceri mwiza muremure mbona wisuza yarahageraga inzara igahitishira mbona ahise ababwira ngo nibabahe ikamyira ihitizana umuceri arababwira ngo nimwihanga n'ibishyimbo babizane barabizana ariko inzara igahitishira aho ngaho agahita ajya mu yindi ntara inzara arayihamara hose ikishira agenda azenguruka intara aziha abanyarwanda barongera barakundana ibintu by'amacakubiri biba birarangiye inzangano zirarangira nta wongeye kuvuga ngo umututsi umuhutu reka byahise birangira biva mu bana abantu barakundana umuntu ahora n'undi agahobera undi kubera ko bari bamaze gukira ibintu bikomeye urokose yabonaga uwabonye mugenzi we akumva aramukunze ibyo bimaze gutambuka ibyo nibyo Imana yanyeretse ubwo nyuma yaho ngiye kubona mbona korutire izengurutse igihugu cy'u Rwanda nabibonye ndasenga njya kwinginga Imana ndayitakira tubabarire abantu bazi imbere yawe n'abadafite ubwenge tubabarire nk'abantu bakumenye kuko kubaho Uwiteka nibwo bwenge kuva mu byana ko kujijuka ndavuga ntibagusobanukirwe tubabarire twe twahuye na byinshi urumva ibintu nahuye nabyo nabonye ibintu byinshi kandi ndi umwana nakuriye mu ntambara pe nubwo Imana ntabwo yantumye ubuhamya ariko nakuriye mu ntambara ikomeye ndayisi ntabwo kigacu tugira amahoro nubwo nari umwana ku mugore wa kabiri twahuye n'intambara zikomeye kandi zatugaga kuri leta yari yatubishije amahoro kubera data yarahungiye Burundi agaruka mu Rwanda bahoraga mujujubya ngo ni inyenzi nta mahoro twigeze tugira na make leta yahabyara Imana tubura amahoro tubaho nabi mu ntambara zikomeye ubwo rero ngewe ibyo bintu nibyo byatumye kandi nkumva nkuzi igihugu cyanjye navuga ni igihugu cyacu batwitaga twe ngo ntinyanga Rwanda nkumva igihugu cyacu ndagikunze navuze ni Imana abanyarwanda numva abanyarwanda bakuze twese numva bakunze watugiriye neza pe mbabarira ibi bintu ntibizabe irambwira ati ibi bintu bizavanwaho nuko bahindutse niba babeza sinzabikora niko yambwiye niba babeza ntabwo ibintu nzabikora ibintu nzabikora ko wanze guhinduka nibwo yagiye kunyereka igihugu cy'u Rwanda kigoswe n'ibyuma ariko nkabona ni korotire nka kwa kundi umukira korotira urugo rwe ruriho ibyuma hejuru bijombye mbona iki gice cya Cyangugu na kigenda kikagera hafi ya Gisenyi mbona hariho urugi runini cyane rwa korotire rufunze rutukura ariko rudakinze ukagera kwikubita rugakubita abanyarwanda bumva baratatse noneho ndavuga nese bira nibiki ubwo mbona umuntu w'umugabo arahagurutse aramagurukira ngo haguruka
anjyana hano muri sare sanga abantu bari gusenga ngo abantu bari gusengera mu gihugu ngo ntabwo igihugu gisengerwa kuriya ngo ese ko nduzi bameze ngo nk'abari mu misa niba ko kantu tuzagashyiramo ntabwo mbizi ngo bameze nk'abari mu misa ngo gusengera igihugu ntabwo ari misa ngo haguruka usenge ndahaguruka mu gusenga kwanye nahagurutse amereza ingufuri iremereye yari iremereye pima nk'ibiro nka bingahe ambwa gukurura rugi ndarukurura ndakinga maze gukinga aho basengeraga ko yakuri yakorutire mbona iri ha majyepfo na korutire y'igihugu arambwa ngo kinga ndakinga maze gukinga ariko sinahwanya mbona ntabwo nyemene ko impwanya ingufuri bisobanuye ngo niba ari umunyarwanda uri nyuma y'igihugu agomba gutaha atarwanye kuko narwana Imana mbwiye kuzabakubita agomba gukomanga bakamukingurira gahunda no gukomanga agakingurirwa pana mahani irambwira ngo ibyo bivuyeho irongera inyereka hari umumarayika mbona icyuma kinini kiri mu gihugu cy'u Rwanda mbona kiragenda gikabuta kuri mbona gihagazeho umuntu w'umugabo hasi ariko gikishijwe n'intwaro zose nabonaga n'intwaro zitarimo ndabasese kira cyuma ko gihagazeho umuntu w'umugabo we kandi kireba mu kirere mu birere byose kikirwa kizenguruka ngo cyane gishinzwe kugenzura ngo ibintu byatera iki gihugu cy'u Rwanda Imana yambwira ngo mane uburinzi budasanzwe ku gihugu ngo nicyo gishinzwe kikoreshwa n'umuntu w'umumarayika ibyo bimaze gutambuka noneho icyo cyuma ngo cyarebaga nukuvuga ngo kigenda gishakisha abantu n'abari kure nabonaga kimenya n'abari kure ubwo ni Imana irambwira ngo n'uburinzi budasanzwe ishyize ku gihugu budasanzwe irongera ngiye kubona mbona muri corona ho nagiye kubona mbona umuntu w'umugabo iranyereka ngo do reba uriya mugabo ndamwitegereza ariko uwo mugabo mbona avuye muri iki gihugu cy'u Rwanda ariko nkabona akoreye leta nabonaga ari inkotanyi irambwira ngo uriya mugabo rero irambwira ngo uriya mugabo ngo yari inkotanyi ariko ntakiri inkotanyi yagiye inyuma y'igihugu mu kujya inyuma y'igihugu rero agenda ngo buri gihugu cyose irambwira ngo nta gihugu atigeze ashyiramo ingabo kugira ngo zitere u Rwanda ngo ariko ngo dore naho yazambitse inyereka yazambitse ndanazerekwa pe zambaye neza yumva yari yanazigaburiye nabonaga ari abantu bafite imbaraga irambwira ngo bari baje ku munota wa nyuma ninge nabihagaritse Imana kubitamina bihagarika irambwira ngo uriya mugabo nta gahunda afite ngo nta masezerano fitanye nawe yambwiye amasezerano ngo kuyobora igihugu cy'u Rwanda ubone ngo n'umwana we ndavuga nese uriya mugabo Mana bizamugeraho gute Imana yambwira ngo bizamugeraho hari naramenya ko nzaza kubivuga hano ibyo bitambutse nyuma yaho irongera inyereka irongeye kundi muntu w'umugabo iranyereka uriya we irambwira ngo uriya we yanyerekaga ari umuntu waje mu gihugu cy'u Rwanda azasesera ariko afite icyubahiro mu gusesera k'uwo mugabo yarinjiye yinjira mu gihugu asa nkaho wagira ngo ntiwamenye ukuntu yinjiye ariko afite icyubahiro kuko yarazwi cyane mu kumenyekana kwe marayika arambwira ngo ngwino nkwereke mbona Imana ngo yaraje gutera u Rwanda Imana ihita imwishe mbona bamushyize mu kimodoka ariko abanyarwanda bagira ubwoba kuko aguye mu gihugu cy'u Rwanda ariko marayika w'Imana mbona bikuyemo abanyarwanda ati mwigira ubwoba abihanaguyemo ngo nibamunyuze ahubwo nzagisenye ngo agende bamwambutse inyuma y'igihugu ngo agende nuko Imana yambwiye ndagumiza ndasenga ejo ndi gusenga none ngiye kubona mbona umuntu irambwira ngo uriya we abona abarwanya u Rwanda yagiyemo amakuru yabo iranyereka ngo uriya mugabo inyereka ameze nabonaga ari nk'intera hamwe mbihangane kuko intera hamwe singe nazishyizeho uwo mutwe watutse kuzimu ni Satani ngo yawushyizeho Satani yawushyizeho ku Imana atubwiye twayishuriye ko ari umutwe wa Satani yashyizeho kujya utera abantu ubuza abantu amahoro mbona nguriya we ni nk'intera hamwe mbona ameze nk'intera hamwe mbona bakoze inama ahantu ariko kitari mu iki gihugu cy'u Rwanda bakora inama ahantu kuri iyo nama amaze kuyikora nkabona irimo amoko yose nta moko atararimo nkuko mu Rwanda habaye amoko 3 mbona harimo amoko yose arimo muri iyo nama yayiteranije asaba impunga yo gutera u Rwanda ngiye kubona mbona umumarayika arambwira ngo dore ngo ibyo barimo irambwira ngo reba ibintu barimo nkabona hano mu gihugu cyacu hagati harimo igiti kinini cy'inganzamarumbo abagabo 5 bafatanye ntabwo bagifunganya mbona ngo icyo giti cyashibutse vuba
ko numvise ijwi ngo gishibutse vuba ariko gishimishije kandi ari cyiza ariko umugabo avuga ngo ashaka kugitema umva ahubwo navuze ni bikenya biragwira cya giti urashaka kugitema ndasakuzana icyo giti gishakaho iki ubwo naho abantu bari kumwe arafite abantu bamwogeza muri ayo moko yose harimo abamwogeza Imana yambwa ngo bari kumwogeza ntabwo bazi ko nabarokoye nk'abagirira neza bari kumwogeza Imana irababara cyane bogeza uwo muntu umeze nk'intera hamwe yashakaga we yavugaga mu nama bakoze ngo azakoresha intwaro zose n'iza gakondo azana ishoka niba muyizi azana ishoka ngo ajye gutema arazenguruka manazenguse cya giti ndataka mvuza induru nicyo giti wagishakaho iki ko Imana iri buguhane urashaka kuri icyo giti wagishakaho iki igihe ndi gutaka mbwira nabo bantu Imana izabahaniye izo nama mwakoze zo kugambanira igihugu ba bantu bahita batatana ba bantu bamwe Imana yagire neza ngo arokoye nibo banje kuvamo bagira isoni ni namwe Imana arokoye mukabasha mukumva murashaka kugambanira igihugu cy'u Rwanda murashaka kutugambanira ndataka cyane murashaka kugambanira igihugu nibyo nibiki bahita bahaguruka bagira isoni baragenda bayembayemba harimo abagore cyane nabonaga igizwemo n'abagore abo bogezaga bari abagore abagabo bagira isoni baramubwira bahita babwira umuntu ngo ntabwo twongera kuguha umusanzu bari bamuhaye kabiri nabonaga amafaranga bamuhaye nka kabiri bahita bahagarika ariko aragumiza ari jojota aragumiza atabaza amahanga mbona atabaje abantu bakomeye mu gutabaza abantu bakomeye akora akantu k'agasinye kuri cya giti ariko ntiyagitema numva ndababaye cyane ndababara mbaza Imana ngo bimeze gute ubwo agasinye yakoze kari agasinye katari keza ariko akoze kuri cya giti nagenda senga njya gusenga Imana ndasenga nasenze ukwezi kuzima itaramo igisubizo ejo bundi vuba aha nko mu matarike hari mu kwezi kwa Kangahera hari nko mu matarike mu kwezi kwa gatatu kwa kane mu matariki mu kwezi kwa gatatu muri aho ngaho nasenze ukwezi kuzima ka kantu yakoze karambabaje kandi n'abantu gasanga abantu ho abantu bikanzeho ndagenda ndasenga mu gusenga Imana irambwira ngo ejo bundi vuba hana n'imisi ishize nta kwezi gushize mu kwezi kwa muri uku kwezi kwa gatandatu kuko ibyo bintu nabibonaga hafi mu kwezi kwa gatatu niho nagiye mbona ibyo bintu umugabo niho nabonaga kuri ibyo ngibyo mu kwezi kwa gatandatu niho nagiye kubona mbona ndi gusenga Imana irambwira ngo bya bindi mbivanyeho imwe byaba undi watemaga ngo hubwo nzamuhana inyereka igihano ndavuga ngo nahara wahagera ko nabonaga ari ahantu kure kandi mu bihugu bifite imbaraga bikomeye kandi byumva twari ari bihangange irambwira numva burase ngo hariya Imana ishobora byose iranyeka nzinjirayo hakomeye ahantu mu cyubahiro nukuvuga ngo ashyigikiwe n'amaboko ariko ndagira ngo mbabwire ngo waba ushyigikiwe n'abakomeye waba umva niyo waba ufite n'abazungu niyo waba ufite n'abantu bakomeye naho Imana itagera yarambwiye ngo haranzinjirayo nzamukubita kandi nzamuhana ngo kubera ko wabujije perezida wa Repubulika amahoro ariko Imana yambwiye ngo amahoro bamubujije nzaza irambwira ngo izahagera hose izagerayo umva ngo mu Burayi izagerayo muri Amerika izagerayo mu bihugu bya kure no kumera y'isi yambwiye ngo izahagera ku bantu bafite umugambi wo kurwanya igihugu cy'u Rwanda niko Imana yambwiye nambwiye ngo izahagera imaze kwereka ibyo ngibyo ndasenga nagumije ndasenga ntabwo naruse gusenga ejo bundi ku itariki 24 z'ukwezi kwa karindwi niho nagumije ndasenga Imana ibi bintu bimeze gute ko nagumije gusengera ibintu mbwira ibintu byifashe gute ubwo nagiye kubona mbona intebe y'icyubahiro mbona umuntu ayiteruye ayitetse mu kirere ndavuga ngo iriya ntebe ko itetse mu kirere ngo iriya ntebe ndagira ngo ajura atayicaraho ngo harabajura bashaka kwicaraho nagushaka kwayicaraho nuko rero abajura nza gusobanukirwa abari bo nuvuga ngo abajura rero abajura n'ubundi barabarasa abajura niba bintu babaje kwica no kwangiriza ariko iyo bamenyekanye bararaswa nuvuga ngo rero abantu bari kubugome bareke inzangano bareke ubugambanyi bareke kuko Imana arambwiye ngo nibatareke ibyo ubwo bugome n'ubwo bugome bwabo nzaza Imana ambwiye ko izaza Imana ambwiye ko bahagurukiye kandi Imana ambwiye ko izabuza amahoro ndagira ngo dusome ijambo riri muri Yesaya 59 ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 5 Yesaya
59 kugeza guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5. Yesaya 59 ku murongo wa mbere kugeza ku wa 5. Dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, no gutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu n'ibyaha byanyu, nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kumva. Erega amaboko yanyu yahindanijwe n'amaraso, intoki zanyu zahindujwe no gukiranirwa, akanwa kanyu kavuga ibinyoma, n'ururimi rwanyu ruvuga ibibi by'ibihwehwe. Ntawe uregera gukiranuka, kandi ntawe uburana iby'ukuri, ahubwo biringira ibitagira umumaro, bakavuga ibinyoma, basama inda zigomwa, bakabyara gukiranirwa. Baturaga amagi y'imiri, bakaboha urutagangurwa, uriya amagi yabo arapfa. Wamena igi hagakubukamo incira. Kugeza ku murongo wa 5. Ariko iri jambo risobanuye ko ntabwo ukuboko kw'Iteka kwaheze ngo kunanirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva, ahubwo ibyaha by'abantu nibyo byatumye Uwiteka bima amatwi, nibyo byatumye atabumva. Barasaba bagasenga, ariko ntabwo Imana yabumva kubera ibyaha. Impamvu Imana irihagije mu Mana bwayo, Imana ni nyembaraga kandi Imana n'umutunzi w'imbabazi nyinshi, ariko ntabwo wasenga Imana ufite ubugome ngo ikumve. Amasengesho y'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka, ntabwo yakumva ufite ibyaha, ntabwo ikwima amatwi kandi kumva. Iritwikira ubundi Imana ikakwihorera kandi kumva pe, ariko ikiranutse irakumva. Ni ukuvuga ngo ukuboko kwe ntabwo kwigeze ntikwaheze ngo ananirwe kumva, ugutwi kwe ntabwo kwapfuye ngo ananirwe kumva, arumva ibyo tuvuga byose, arumva, azi kurobanura, azi niba abantu byo basaba, niba usaba neza ababibona, niba umuntu ari umugome arabibona. Ntabwo wajya imbere y'Imana ngo uvuge ngo Mana ndashaka iki. Urumva ko Imana yasobanuriraga ibyo byose nagiye mbona, iyo yarambwiye ngo ibyo basaba ni ibi, biterwa n'iki, kubera urwangano. Reka dukomeze 5 ukwarenga ngo amaboko yabo yavishije amaraso. Hari abantu bakiri kure basaba bakavuga ati Imana wadufashije tukajya mu gihugu cyacu. Urabona nk'abantu bari inyuma y'igihugu, abantu bahunze, abantu bakoze jenoside yakorewe Abatutsi 1994, akaboro gati Imana ibi ni ibiki, turashaka gutaha mu gihugu cyacu. Nawabujije gutaha pe, imbabazi ziracyahari, mugomba kuza mu gihugu cyanyu mugashyira intwaro hasi. Imana yashaka kwashyira intwaro hasi, kuko Imana yarambwiye nta uriya mitwe yose ntabwo izigera itsinda. Ni ukuri pe, yarambwiye mfite amakuru, buri bose ngiye mfite amakuru yabo, ntabwo bazatsinda, ntabwo bazigera batsinda, ntabwo bazatsinda. Nimushyira intwaro hasi, musaba Imana imbabazi, mutahe mu gihugu cyanyu, ntabwo babujije gutaha. Ni ukuri igihugu kirabakunda, ntabwo kibanga, ntibaze mu gihugu cyabo, baze batarwana. Naho kuvuga ngo bazarwana bazafata igihugu, reka da, ntabihari. Bazarwana imyaka ibe myinshi kuko yarabimbwiye, ntabwo mbeshya kandi mbisengeye igihe kinini. Yamaye amakuru, cyambere ni amakuru. Ndibuka ubwo nigeze gusenga, irambwira hari muce za Gikongoro niho nabaga, irambwira ati abacengezi bazatera ahantu. Imaze kubimbwira nafashe ibihe ndasenga pe, senga amasengesho menshi. Irambwira ngo umwana wanjye mbikuyeho nzakwereka ikimenyetso, kandi kuko barahateye. Iranambwira ati umuntu wari kuzaharuka, wari kuzaziba amatwi. Ndavuga nti twaziba amatwi Imana, ntireka njya gusenga Imana. Irambwira ngo mbikuyeho. Ni ukuvuga ngo Imana yacu ikuraho ibintu bibi umuntu ayegera, ariko iciye bugufi bivanaho. Ni ukuvuga ngo Abanyarwanda ni bace bugufi, kandi n'abari kure bace bugufi, kuko yarambwiye ngo izabasangayo.
abari kuri zabasanga ngo hose zahagera waba ufite abazungu bagushyigikiye waba ufite abakuhagira waba ufite abagusiga waba ufite n'abagutamika ntabwo uzaratibye imbere y'Imana kuko Imana ni mbaraga nawe itagera izagerayo izinjira ahantu abantu batakinjira igusangeyo izigukubite kubera ibyaha byawe kubera ubugome bwo gushaka kugirira nabi abanyarwanda. Imana ikunda abanyarwanda, Imana yadukunda, twahuye n'ibibi byinshi cyane, ariko Imana yashaka abanyarwanda bakundana, icyo cyambere bakareka inzangano, bakareka amacakubiri, ibyo bintu bakabireka burundu, kandi n'abari kure nabo Imana yambwiye ngo nabo nagiriye neza, ngo nabo nagiriye neza ibintu ari gukora. Niba Imana kugejeje muri Amerika ikageza i Burayi ikakugirira neza, ugomba gushima Imana. Ikiye nicyo gushima Imana, ntabwo ari igihe cyo kujya kwisha ngo ugambanire igihugu cyangwa ugambanire umuyobozi w'igihugu. Imana yambwiye ngo bamwangira ubusanya kwa Perezida wa Repubulika, yambwiye ngo bamwangira ubusa nta bugoma agira. Muri corona ndi gusengera corona, iriya corona yarayimbwiye ngo intambara ikomeye ituse mu Bushinwa, senga nzi ko ari intambara. Noneho abo twasenganaga ndababwira, barambwira ati niwe ugomba no kubisengera. Njya mu nzu nkajya senga, nkajya mu misozi, ngiye nagendaga rwihishwa, nkagenda gasenga, ndasenga mbwira Imana ndashaka ko uhagarika iki cyorezo. Irambwira ngo Igihugu nzana Perezida wa Repubulika, irambwira ngo barega baramwanga, ngo kandi bamwangira ubusana bwa umugome, ngo bamubeshyira ibintu byinshi, izana n'umudamu bahagararanye, ngo bari abantu barabanga bangira ubusa. Imana irambwira ati nzabahana abantu bagumiza kubabuza amahoro. Imana yambwira ngo bamubujije amahoro, yarabeshyewe ibintu atigeze akora, bamuvuzeho ibintu atakoze, bamubeshye ibibi byinshi ngo byangezeho, byageze imbere y'Imana biba byinshi. Umva, byageze imbere y'Imana, Imana irababara. Ni ukuvuga ngo yarabeshyewe ibintu byinshi, kandi Imana yacu niyo igira ukuri. Niyo mpamvu bashaka amakuru tuse ku Mana. Mujye mushaka amakuru atuse ku Mana. Ayo makuru uri kuvuga abantu tubibutse ko yakuye ku Mana. Ayo makuru nayo ku Mana, nayo Uwiteka ni ugira ukuri. Nyamaranye igihe kinini. Imana ni igira ukuri, Imana ni ivugisha ukuri, naho nimugashaka amakuru yo mu bantu, mushaka yo ku Mana, kuko Imana ifite ukuri. Ubwo rero abantu nibareke ubugome, ngo nibareke ubwo bugome bwabo, kuko yarambwiye ngo bakizwe, kuko yarambwiye ko hari inama nyinshi zimaze imisi zikorwa no muri iki gihugu, hari zakorewe mu ibanga, ariko Imana yambwira ngo zose irazibona. Yarazibonye pe, yarazibonye, kuko hari inama Imana iherutse kumbwira ngo hari zakorewe n'inyuma y'igihugu. Irambwira ngo kandi mu bantu barwanya iki gihugu cyacu cy'u Rwanda harimo abantu bakomeye batarabo muri iki gihugu, babaturanye bacu ba hafi. Irambwira kuntu izabahana, ariko noneho inyereka n'undi ngo nuriya nzamuhana. Ndavuga ngo nuriya arimo se, ngo nuriya arimo nuko iyoberanya, mbona nawe iramuhanywe, kandi guhana kw'Imana n'ukwica, irica da, Imana irica. Irambwira ngo nawe arwanya u Rwanda, ngo nawe nzamuhana. Imaze kumbwira ibyo ngibyo, nagiye kubona nyuma yaho inyereka abantu b'abagabo b'abagambanyi, kandi pe bari no muri iki gihugu bakorera leta. Iranyereka ngo bari abantu, mbona umumarayika arahagurutse afite agakoni gato, yakaraga-koni kagufi, mbona gakwisa abagabo bakweretse wabashije kubamenya cyangwa ryari sinabamenye niyerekwa. Nabonaga abagabo bafitemo n'icyubahiro, ifata agakoni, mbona umumarayika arahagurutse arabakubise. Ndavuga niba abagabo ko ari banini ko batarwanye. Irambwira ngo ntawe urwanya Imana, ngo birirwa bakinira imikino muri iki gihugu. Nuvuga ngo bakinira imikino muri iki gihugu cy'u Rwanda, birirwa bafite ubugambanyi. Kandi rongera irambwira, inyereka n'abasore basohoka mu gihugu rwihishwa ngo bagiye ku rugamba, ngo bazabagirira, mbona bameze nk'abantu bari kumanukira bajya mu myobo. Mbona hagiye abantu benshi bagenda. Irambwira ngo basore nibahagarare kukomeza kugenda kwiyahura, nkabona ni nko kumanukira mu mworera. Ariko maze kubibavuga, nabonaga mbabwiye nimuhave, mbona barahagaze, bongeye kugenda, mbona bahise bahagarara. Ubwo rero nukuvuga ngo basore bashukwa ngo mugiye ngo bazabaha ubuyobozi, bazabagirira neza, mukagenda mu mitwe mutazi musesera. Nuvuga ngo muri kwiroha mu mwobo, muri kujya ahantu habi, muri kujya ahantu kure. Namwe mutanga imisanzu, mugafata amafaranga mukohereza hanze, ngo muri gutanga imisanzu ngo y'abantu, ngo bazabagira abantu b'abayobozi, bazabagira abantu bakomeye. Ibyo nta biriho. Ijambo riratubwiye ngo biringira ibintu bidafite umumaro, biringira ibintu by'ibihwehwe, n'ibihwehwe n'amagambo y'ibihwehwe nibigira umumaro ibyo biringiye. Kandi ngo amaboko yabo yavishije amaraso,
nukuvuga ngo nta kintu bazahirwa kuko bavishije amaraso nta kintu bazakora ngo kibe cyiza kereka cyakora baciye bugufi bakihana bagasaba Imana imbabazi nuvuga ngo Imana yo mu ijuru iba iri kubareba kandi ntabwo yavuze ko izabakurikirana yavuze ko izakurikirana abanyabyaha yavuze ko izakurikirana abantu b'abagome abo bantu bavuga amagambo y'ibihwehwe nk'uko ijambo ritubwiye ngo bavuga amagambo y'ibihwehwe kandi atagira umumaro biringire ibintu bavuga ibinyoma bavuga ibintu bitariho abantu bakagenda bavuga ibintu by'ibinyoma bakagenda barema ibyo bumvise abantu bagenda bagira umva Imana yarambwiye abo bantu bose bagenda bamushakira n'abanzi ko Imana izabahagurukiye agenda bashakisha abanzi bamukorera bakora ibintu by'agatendu bagenda bashakisha abanzi abandi umva ibibareba buriya niyo bari mu masaro wabo mu nzu Imana yambwiye ngo yabagire neza hari abantu Imana yagire neza muri iki gihugu nkaho bagashimye Imana nkaho bakavuza Imana neza ngo banezererwe Imana harabo yakuye mu mashyamba ubwo bugambanyi bwabo Imana irababaye cyane Imana irababaye pe Imana irababaye kubw'ubugambanyi kubw'ubugome abanyarwanda bafite urwangano kubwo imigambi mibi yagukuye haraba yarukuye jenoside yakora abatutsi 1994 iki ni igihe cyo gushima Imana iki ni igihe dufite ishimwe tugomba gushima Imana tugashima Imana kubyiza dukoreye Imana yaturengeye harabo yakuye mu mahanga baraheze inyuma y'igihugu iki ni igihe cyo gushima Imana ku munyarwanda wese agashima Imana kandi akayicira bugufi akayicira bugufi kuko Imana iri kubitegereza cyane Imana irimo irareba kuko Imana ireba mu mutima yarambwiye ngo mwana wanjye ndeba mu mutima ngo rega abantu ndabareba mu mutima nta handi hanireba ntabwo izakureba isura ngo ugende hariya ubeshye ubuyobozi ngo umuntu mwiza uzagumiza nyine ubeshye ariko igihe kiraje kandi kirageze kigusohoreyeho ubwo uzafatirwa mu byaha kuko Imana yambwiye ngo hari abantu benshi niba inangira umutima umva yarambwiye ngo abantu benshi bazafatirwa muri ubugambanyi bwo kugambana igihugu inyereka abantu benshi cyane baravuga kuri radio nabonaga radio ivuga ikavuga hafi isaha bavuga amazina y'abantu bafashe nuko ngo muzafatwa kandi Imana izabashyira ku mugaragaro izabakoza isoni nimureke ubugome mukizwe muhindukire mukurikira Imana bagire neza Imana babarengeye mwese nawe utagire neza harushaka kuvuga ngo ntabwo nigeze munga pe ariko wabonye ibyabe muri iki gihugu Imana araturengeye ca bugufi kwifuza ibintu Imana yanyeretse kuna abantu bari kwifuza bifuza ibintu bibi bose bayishimye hari abari kwishima cyane bakumva ngo baraje ngo bacu baraje reka da wivuga ngo abanyu baraje abo banyu baje bakaza nukuvuga ngo FDR hari benshi bishimiye ko FDR iri kurwanya u Rwanda barabyishimiye cyane ariko ndagira ngo ngutangarize ibyo wishimiye mwene data cyangwa muvandimwe ibyo bintu ni waba umeze nk'umwana mutoya niwe ubone ibintu byose agapfa kwishima kuko abatazi ubwenge wewe uri umuntu mukuru intambara nimbi wikifuza ibibi FDR ntabwo yubaka ntabwo yigeze yubaka ahubwo irasenya yamye isenya ntabwo yubaka ntabwo izaza ngo usange ufite inzu ya etage bibaga hari mu mashyamba ngo ize isange ufite imodoka 3 izaza izihepe izijyane kandi ntacyo uzavuga ibyo bintu usaba rero urusaba nabi ngo niyo mpamvu mudahabwa niyo mpamvu muvuga Imana ikabima amatwi kubera ko musaba nabi ni muce bugufi muririra Imana mwambara ibigunira Imana yacu itugirira imbabazi kandi mureke ubugome mukurikire Yesu mureke urwangano mwe kwangana urwangano ni rubi ibyaha mwe biravuze ngo gutwita ivuze gutwita ibyaha umuntu akabyara ubugome ni icyaha kandi ubugome ni bubi nimureke ubugome mukurikire Yesu kugira ngo mubone amahoro ariko nimwanga ntabwo muzanga no guhanwa nisa ruzanga guhanwa ushaka kwanga ukinangira umutima ati ntabwo simbyumva ukinangira umutima ariko wakinangira umutima ariko n'ubundi Imana nireke kuguhana ko yambwiye ngo nzabahana nibanga ariko yambwira ngo ubutumwa buzagira umumaro abantu benshi niko yambwiye nanone ngo bazabutega amatwi bakabwumvira buzabagira umumaro kuko bugiye kurinda inyatsi witeye niba ufata amafaranga yawe ukohereza hanze ukohereza mu mitwe ese wabarahaye umutwe FDR ukayiha inkunga niba arayihaye inkunga mwene data rekera usabe n'Imana imbabazi kuko iriya mitwe nabwo Imana ishyigikiye kandi Imana ibi kuvuga ko ugiye kwirwanya izayirwanya niba daca bugufi niba dashyira intwaro hasi ngo batahe izabahagurukira yambwiye ngo n'abari kuriza basangayo yambwiye ngo uzabasangayo niba nindi mitwe myinshi sinjya menya iyo mitwe y'abagome sinjya nyimenya
mbimenya ariko Imana imbwiye ati ni barunaka ntabwo njya mbimenya cyane koko ntabwo nkorera Imana yo mu ijuru ibyo abonzi n'inkotanyi abonzi n'inkotanyi zaturokoye jenoside yakorewe abatutsi 1994 zahagaritse jenoside zigahagarika ubwicanyi nibonzi naho abandi bose iyo mitwe yose ubwo bugambanyi hari abantu ubwo bugambanyi bwose ibyo byose Imana yambwiye ngo irahagurutse kandi zabatatanya irahagurutse muzaterana muterane muhuje ariko ngo izazi ibatatanye muzatatana muciye mu nzira zirindwi mutatane ntabwo muzige Imana irabahagurukiye ihagurukiye abagome barwanya iki gihugu ihagurukiye abanzi bakirwanya ihagurukiye abantu umva Imana irahagurutse kandi abahagurukiye Imana arambwiye iracyari mu ruhande rw'inkotanyi ibindi yambwiye by'igihugu ntabwo mbivuze uzabivuga ubutaha oya nibanga yambwira cyari mu ruhande rwayo niba rero weho utari mu ruhande rw'inkotanyi ugashaka kurwanya igihugu cyangwa ukumva urashaka kuzihunga n'ukuri uri kwihemukira cyane kwihemukira kuko Imana yambwiye ngo iri mu ruhande rwazo iracyazishyigikiye kandi iri kumwe naso ni ibintu byinshi bimwe ndabiretse nibanga kuko Imana niyabara turabasirikare twogejwe mu maraso ya Yesu turabasirikare abantu umuntu ufite Yesu kandi Imana ikugize umusirikare agomba no kubika amabanga ibindi ni iby'igihugu ntabwo ari ibya rusange ndabibitse n'iby'igihugu ni amabanga y'igihugu ibi yanumye ku bantu b'abagome ibintu byo kwirirwa muhanganye umva yarambwiye ngo izabakubita yarambwiye ngo irabahagurukiye nta mbabazi zabagirira nibareke ubu bugome nibareke kugumiza gusakuza niba cyangwa wumva wabuze ikintu wakora kumva wabuze icyo ukora ayo mafaranga yanyu mutanga Imana mbwiye ngo batanze inkunga izo nkunga muri gutanga mwana zifashishamo n'abakenereka bazifashisha abakene subwo barakiza abo bantu bigwatanga inkunga nibazifashisha bafite amafamiye bakazifashishije gutanga ibintu fusa Imana mbwiye ngo buzaba ari ubutumwa bw'umumaro ku bantu bazagira ubwenge buzabagirira umumaro kereka uzinangira umutima niho ibyo bizabaho ariko utazinangira umutima akumvira Uwiteka agaca bugufi n'ukuri azabona umugisha w'Imana Imana izabigukirira igihombo kuko yambwiye ko agenda amafaranga menshi narayabonye agenda batanga amafaranga kandi kwiruka ku munyamugisha buriya ni ukwikoza ubusa Imana niba yahaye umuntu umugisha iba yawumuhaye kandi abahagurutse umuntu ku ntebe atamwicajeho Uwiteka niwe wicaza umuntu ku ntebe ntabwo rero wahora wirukanga nyuma y'umuntu umva irabahagurukiye pe ngewe ntekereje iyerekwa nagize navuze ntiyaba abantu berekwaga bagakora ikintu babajije Imana ibi ntabwo akabigiyemo ntibakiriwe barwana hariya ngo birigo birushya bivuna ni ibintu bikomeye cyane nuko murakoze cyane murakoze kumvira Imana nizeye ko muzumva kuko yambwiye ngo bazayumvira uraruhutse tuzaba dukomeza n'ibindi niko urumva uruhutse noneho numva nduhutse waje uvuga ati bikemu we ntabara numva nduhutse kandi numva nishimye vuga ngahwi yes iyo umuntu afite ubutumwa iyo umuntu afite message amaranye imyaka myinshi cyane atarayivuga ni nako na pressure y'Imana bimuri hati bite kutajya kumvugira ibyo nagutumye urumva none ubu umeze ute ndumva nduhuse ndumva meze neza ndumva afite amahoro ubu noneho ni yarasenga mbwira Imana ibayumva ariko hari igihe mbasenga mu masengesho mvuga nimbabarira nzavuga Imana riga nzagukorera kuko nari nanabihizemo mu buhigo kuva kera muri bibazo twagiye duhura nabyo byinshi hari aho nigeze guhiga umuhigo mbona bikomeye mbona nta muntu waturengera amigo umuhigo ro nahize ni ukuvuga ngo ndi kugenda muhigura Imana yashoboje uvuze iki Imana yagutumye uvuze iby'Imana urakarabye ubu ndumva ntuje ntabwo wantuka ngo ndakarire kuko n'ubundi Imana yambwiye ngo uzanuka
uzamvuma izamuvuma nihagira ugutuka ku bw'iki kiganiro utanze se umvuma ntabwo uzababara ntabwo nzababara se gute kandi yambwiye ati uzakuvuma nzamuvuma n'amasezerano uzagutuka tuzakurwanya nzamurwanya Imana nkora n'Imana yo mu ijuru ntabwo natumwe n'umuntu ngo numve ingisi hari ikindi gihe Imana igeze gutuma ku bantu wenda ukagenda ukabashyira nk'ubutumwa bukakaye yarantumaga yagendaga intuma ku bantu ikantu mu butumwa bwinshi nagiye mbutanga bukagenda buba ariko bukakaye cyane bwagendaga intuma ku bantu rero nkubwira umuntu ngo yihane ku giti cye nkagenda nkamubwira ngo yihane hari nk'igihe najyaga kubwiriza nk'ahantu nko mu rusengero hari ahantu bigeze kuntumira abantu njya kubwiriza senga Imana nyibajijeho mu butumwa bukakaye mbujyanye numva ashatse no kubuhindura kubera ko nabonaga banyakiriye banyishimiye ariko kubera mageze ndebye ukuntu banyishimiye n'urukundo banyeretse nabwana Imana mbabara tubihindure dore banyishimiye iyo umuntu anyishimiye nanjye numva namuha ibintu byiza umva muhanura ibyiza no ndayinginga rega tujye duhanura ibyiza n'ubundi ndayinginga iranga titanga ubutumwa butanga uko ariko ntibongeye kuntumira ariko nta kibazo kuvuga iby'Imana ni byiza ikibintu Imana ahubwo nongeye nibisa kandi kantu yambwiye ngo muri ubutumwa ibintu kuko nabanje gusenga cyane kira amasengesho menshi nyingingana wambara ugatuma abantu bakuru gatuma abamama ko bahari bavuga wabona guri muto numva gashaka baba mama banini bavuga ubutumwa bakabumva yakandagira hasi bakabona ko ari umumama ufite imbaraga n'aba bagabo bakubita ikirenge hasi abantu bakagira ubwoba ni ntabwo bazanyumva ati bazakumva ni wambabariye ndayinginga cyane nibwo nagiye kubona mbona umumarayika araje asanga ni kugenda ambwiriza nyine nigisha arambwira ngo aje kuzenguruka iki gihugu cy'u Rwanda areba abantu bavuga ibyo bavuga aho babikura niko yambwiye ngo ibintu bavuga bazambwira ahantu babikura irambwira ngo tambuka uvuge nese ubu ndavuga iki ati tambuka weho uvuge ariko ngiye gukurikirana abantu ibyo bavuga indima bavuga aho bazivana ibyo bahanura aho babikura imbwiye uko navuga nta kintu wongeraho ngiye guhaguruka mvuge ngo izabaza abantu nyine bagera bavuga ko ivuze itavuze barayibeshyera si ibintu bayibeshyera barayibeshyera ngo Imana iravuze itavuze umva basabona ishyano barayibeshyera bayibeshye ibintu byinshi niko yambwiye ati genda uvuge ndahaguruka ndaza ndavuga ngo uko wavuze kuko natangiye kugira Imana urakoze cyane turagushimiye ko bashije kumvira Imana ugatambutsa ubutumwa bwayo murakoze namwe ugiye kuzusenga Imana ku bw'igihugu n'abakurikiye kino kiganiro dukomeze gushima Imana ku bw'amahoro yahaye abanyarwanda kugira ngo ikomeze kurwanya icyo ari cyo cyose cyayahungabanya Mana turagushimye kuri Imana nziza uri Imana ishobora byose uri Imana y'amahoro uri Imana data uri ubuhungiro bwacu uri ubwugamo bwiza uri umungeri mwiza utaragirira ibihembo turongeye turagushimye kuko waturinze ukarinda abanyarwanda ukarinda igihugu cyacu ukarinda umuyobozi wacu warakoze cyane Mana warakoze ko waduhaye igihugu warakoze ko waturengeye byari ibihe bikomeye warakoze waturinze amakuba warakoze ko waturwaniriye warakoze kukomeje kudushyigikira Uwiteka Imana nyiringabo turagushimye mwami Imana turagushimye natwe twareka kugushima no kukubaha kuko waturengeye kuko waturwaniriye wakoze imirimo ikomeye ku gihugu cy'u Rwanda wahagaritse amakuba menshi wahagaritse jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 Mana wakoze imirimo ikomeye wafashije inkotanyi Imana kubohora iki gihugu warakoze cyane kandi wambwiye ko ukigomeje kuzishyigikira ndagushimye rero kukomeje kubana natwe ukabana n'abanyarwanda ukabana n'ubuyobozi bwacu kukomeza kubera amaso ukakomeza kubushyigikira Imana nyir'ubutware Imana nyir'ubushobozi turasenze dusengera igihugu kugira ngo ukomeze kugishyigikira ushyire uburinzi mu majyaruguru mu majyepfo burasirazuba burengerazuba uhashyire uburinzi Mana nukuri uhagarare ku gihugu hagati mu gihugu hashyire uburinzi bukomeye kandi Mana abantu barwanya igihugu cy'u Rwanda ndabasengeye n'ubuhindura imitima yabo uhindura imitima y'aba bantu barwanya u Rwanda uhindura imitima y'abantu bakoze jenoside uhindura imitima y'abantu banze kwemera ibyaha byabo Imana nyiringabo ubagendere kuko ni ufite ubushobozi bwo guhindura umuntu agahinduka umwuka wera nagenderera aba bantu umwuka wera nasange aba bantu bari mu mashyamba umwuka wera nagendere abantu bafite imigambi mibi yo kurwanya u Rwanda umwuka wera nagenderere agende abantu bari mu gihugu cyacu bafite ubugambanyi wambwiye kuzabashyira ku mugaragaro Uwiteka Imana nyiringabo
zabo ndabasengeye ngo bareke ubugome bakurikire Yesu koko Uwiteka wavuze ijambo rikomeye ngo ubo wagiriye neza ubabaye cyane ubavuga ngo dore abantu warokoye ubagirira neza nabo bari mu bugambanyi abo ndabasengeye ngo bahindure uri Imana ihindura ibintu kandi uri Imana ishobora byose kandi uri Imana ifite ubutwari ifite ubushobozi urongera urambwira ngo kandi abantu bazarwanya iki gihugu uhagurukiye kubarwanya Imana nyiri ubutware nyiri ubushobozi niyo mpamvu mbakwerese abari kure bari mu mahanga nubasange basango bahindure ubakuremo umutima mubi wo kwinangira imitima yabice bugufi ko kuri Imana ishoboye byose kandi warambwiye ngo nawe utazagera warambwiye ngo nahakomeye uzahinjira kandi ko kurashoboye ugera n'ahantu hakomeye naho utagera ko kuri Imana y'inyembaraga nyinshi ndagushimye rero ko utubereye maso ndagushimye rero ko uturengeye ndagushimye ko urinze igihugu ndagushimye kandi kukomeze kugishyiraho uburinzi kandi ndagushimye ko ukomeje kukirwanirira kandi Imana nyiri ubutware nyiri ubushobozi nudukomereza amaboko kandi udushyigikirire n'ingabo zacu uzambika imbaraga uzidushyireho ubudahangarwa urinde umukuru w'igihugu umushyigikire cyane Uwiteka Imana nyiri ingabo Mana ndasenze ngo ingabo zacu ziri mu butumwa hanze nuzihe imbaraga uzambika ubushobozi komeze kuzishyiraho ubudahangarwa wavuze ko igihugu cy'u Rwanda uzagishyigikira Mana kandi kikamenyekana ku isi kandi wagiye ubikora koko nibyo twaranabibonye kandi undi urakomeje cyane turagushimye rero ko hari icyo ukoze turagushimye ko uturengeye turagushimye ko urinze abanyarwanda kandi Imana nyiri ingabo ukabaha umutima uca bugufi ubahe guhinduka ubaha umutima uca bugufi ubaha umutima wihana ubakuremo inzangano ubakize amacakubiri ubakuremo ubugome ubakuremo ubugambanyi ubakuremo inzangano z'ababase Imana nyiri ubutware nyiri ubushobozi urakoze cyane sengeye n'aba bantu Mana sengeye n'aba bantu Mana wambwiye babasore bagenda rwihishwa nubahe umutima unyuzwe batuze ubareke kugenda basesera bagenda bajya kwiroha mu muriro bagenda bajya kwiroha mu ntambara batazigera batsinda kandi Uwiteka Imana ari we ho Mana ibereye maso iki gihugu ndagushimye ko kibereye maso ndagushimye rero cyane Mana navuga byinshi Mana ariko ndatuje we nutuze kuturengera nutuze kuturwanirira nutuze Mana kubera maso iki gihugu kuko niwe Imana ishoboye byose kandi ifite ubutware n'ubushobozi ubwo warengeraga Dawidi baramurwaniriye uramurengera umukiza amaboko y'abamurwanyaga ubwo yimikwaga Mana akaba umwami n'ukuru Uwiteka Imana baramurwanyije kandi abamurwanyije nabanzi b'Imana nabarwanya iki gihugu nabanzi b'Imana koko wambwiye ko ari we wimisenya kuba president Republika ukamushyira ku ngoma wambwiye ko ari we wamwimutse kandi uramwimika Imana nyiri ubutware Imana nyiri ubushobozi abo ngabo rero nukuvuga ngo bari kukurwanya ntabwo ari we bari kurwanya nuhaguruke rero urengere Mana urengere igihugu cyawe urengere Mana uwo wimitse kandi umushyigikire kuko Imana ishoboye byose urakoze cyane urakoze kubyumvise natwe twe turi muri iki kiganiro Mana ndasenze ngo ubudufashe kandi urengere Mana wambika imbaraga abanyamakuru bahagifashe wambika imbaraga n'umukamera n'uyu mubyeyi turi kumwe nawe umugirire neza twese utwambika imbaraga kandi udushyireho ubudahangarwa kandi utugirire neza Mana kandi udufashe muri byose kandi uturwane intambara Mana urwanye imbaraga zaza kuturwanya urwanye n'imbaraga zaza kurwanya iki gihugu uzinanize kandi uzicogoze kuko ari we ushoboye byose urakoze Yesu urakoze kubikoze mu izina rya Yesu Kristo amen.